Nguhaye ikaze kuri channel yacu Yesu Ministry. Ntabwo nshidikanya ni channel uzungukiramo ubumenyi butandukanye kandi buzakungura kurushaho kugira ubuzima bufite ituze na gahunda. Kuri rwo tuzajya tunyuzaho ibyigisho byerekeye ubuzima, ibyigisho by'umuryango, inyigisho z'urubyiruko ndetse ntituzibuza kuvuga ihumure rituruka ku Mana mu ijambo ryayo. Ndakumenyesha ko utazahombera hano hantu. Dufite imfashanyigisho zitandukanye zanditswe n'intiti muri izi nguni zose z'ubuzima. Uzungukiramo kubungabunga amagara yawe, uko wayasana yarwaye, inama zizagufasha kugira urugo runezerewe ndetse n'ibindi. Ndakurarikira gukanda subscribe kugira ngo ujye umenyera ku gihe ko twashyizeho ikindi cyigisho. Ibyo kandi ni uburyo bworoshye bwo kudushyigikira. Urakoze kuko wemeye kubikora. Hari igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kutugezaho, wakwandika munsi y'ino video ahanditse comments maze ugasiga ubutumwa bwawe, cyangwa se ukadusanga ku rukuta rwacu rwa Facebook Yesu Ministry. Ushobora kandi kutwoherereza email kuri yesuministry@gmail.com. Mugira amahoro.